mbese njye rwose mbona ahantu we uri wabangamiye ariko nayibonaga uhaguruka ugenda uvugana na mama mwavugaga ibiki mama se hari izindi cross yaba ari kunkoresha ni umwuzukuru we ikibazo cy'umwuzukuru gikomeje kuba ikibazo pe ubu sinzi ikintu nyine umuntu ari gukora kandi ikindi buriya n'ibindi bintu nigeze nkubwira ariko ese sheri mama wawe n'umwuzukuru ko twakundanye n'ubundi urubyaro rubuze ntitwabana mbenda byumva twabana pe ariko hari impamvu nanjye nayimenye uyu munsi ntabyo narinzi ntabwo narinzi pressure mama yadushyiragaho so mama yansobanuriye rero kuri inshuro yambwiye ko umwuzukuru cyangwa se umwana ugomba kunkomokaho bamuteganyirije hari amafaranga papa ataratabaruka nyakwigendera hari amafaranga bagiye bizigamira umwuzukuru wabo bitewe n'ukuntu papa yankundaga so pressure rero ihari ni ukugira ngo ayo mafaranga umwana aboneke ubundi amafaranga atangire kugira access yo gutangira kuyakoraho uri make ikibazo n'umwana cyangwa nabo bakeneye kuri ayo mafaranga kugira ngo mama ntabwo akeneye amafaranga mama afite amafaranga menshi ahubwo we ari kubahiriza isezerano ry'umugabo wiwe sheri twe ntituyafite umwana abonetse ntitwamara ariko icyo ni icyifuzo cya papa ndabyumva iki ni icyifuzo cya papa ndabyumva ariko papa wanjye yarankundaga kandi nta kosa ririmo byananshimishije nimba papa yarantekerejeho akavuga ati umwana uzankomokaho ndabyumva sheri wanjye ndabyumva rwose ariko nta pressure umugore wanjye se kuki mama wawe ashishikajwe n'iriya konti iyo konti uri kumbwira kuki numva nyine uyu mwuzukuru ariko nabigusobanuriye mama wanjye rega sinzi icyo uri gushaka kuvuga ariko mama amafaranga afite arahagije natwe turayafite ahagije I know ariko ntabwo uri kumva agaciro n'icyubahiro papa wanjye yasize ateguriye umwana uzatuvana oya njye ndabyumva ahubwo ikibazo gihari kuki mama wawe nyine yumva ko uwo mwana ahubwo se bite ko numva ahubwo uri gushaka kuganisha nk'aho mama iriya konta ahari icyo ayishakaho nabyo byashoboka gute nabyo byashoboka ugasanga wenda nk'amafaranga basize nta mwana ashaka muri make icyo ashaka ni uko uwo mwana aza we akabona ayo mafaranga uri kunyumva nabi sweetheart uri kunyumva nabi ahubwo uri gutuma nzamuka kandi urabizi ko nkuba ntabwo ngomba kumera muri ubwo buryo njye nagusobanuriye mama ya nyamara ubitekerezeho buri uko ugiye kwa mama wawe konti y'umwuzukuru uko ugiyeyo konti y'umwuzukuru ntabwo kubyumva ntabwo mbyumva mama wanjye amafaranga afite arahagije ntabwo amafaranga ari kuri konti y'umwana ntabwo nzi ukuntu angana nawe ndakeka nimba nabizi simbizi ariko ntabwo mama ashingiye kuri ayo mafaranga we arimo aradushakaho umwuzukuru kuko urabizi ko ari njye mwana wenyine mu rugo babyaye mama bari wenyine ariko ikibazo gihari urakizi ndakizi none nawe utangiye kuvuga ngo mama wanjye akeneye ayo mafaranga sure uko nguko wagombaga kuvuga njye nuko nabyumvaga ko nta gaciro papa yampaye ateganyiriza umwana wanjye ariwe mwuzukuru wiwe umwana mama nyamara ubicunge neza ayo mafaranga mama wawe ntarayashaka ntabwo mama akeneye ayo mafaranga mama ntabwo ayo mafaranga yashaka please niko yakubwiye njye mama yansobanuriye kandi nabikubwiye sheri sawa nabyumvishe kandi ntundakarire nkubwiye ko ibintu nabyumvaga ahubwo birantangaje ukuntu uhise ubitekereza gutyo byihuse amafaranga wagira ngo bimbwire nceceke simvuge no ahubwo numvaga ari ikintu kadushimishije hagati yacu kumva ko papa ari we sobukwe wawe
hari ikintu yateganyirije umwana ugomba kuva hagati yacu. ariko tutsimeze ndashaka kumenya what's wrong. Kutari kuryama hejuru. Njye naryamye ibi byose birashira, ndi gutekereza about me and you. So what do you think? Urabizi ikibazo dufite cyiza kugira ibintu twarabihandurinze byarandeze. Ndabizi ariko uransigaye nkubona ukuntu hari ukuntu ujya kumva nkumva urimo urarira. Wowe ntabwo ubizi ko mbimenya ariko ndabyumva. Ibyo ni by'akanya gato kandi twaranabikemuye nta kibazo. Ariko umugore wanjye nagomba kumenya impamvu. Ndabizi neza byo. Ahubwo ndabizi ibintu biri crazy ariko ni ikiganza. Shoferi, ndakumva. hari ibintu maze iminsi ntekerezaho kandi byagufasha, kugufasha ugafasha n'umuryango muri rusange. That's good. Ntunyumve nabi ariko se njye mbere bambwira njye naguciye mu ijambo ndabyanga iyo utangiye kuvuga hano mfate nabi. Okay. Impamvu babikubwira nuko ntabwo mba nshaka kubabara. Nta yindi mpamvu. Nisi kuki mbwira ibintu biri bumbabaze. Twasezeranye kubana mu byiza no mu bibi. So mbere yuko nkubwira ikintu icyo ari cyo cyose urabizi ndabanza nkaguteguza. Kuko nta n'iminsi iciyeho ibibazo ese muri uru rugo ni ryari umuntu azabona amahoro basi yagaye gato. Erega ntawe utuma ibibazo. Ndabizi ariko be. Okay. Basakanye ni kaniga muri twibyo. Thank you. Shiri ubyumva ute uramutse utwitiye undi muntu ariko umwana akaba wacu? Excuse me. Oh my gosh, I don't hear you. So, what do you say? Ndabizi biraremereye. Njyewe umugore wawe. Bella. Nk'uko undi mugabo utari wowe. Okay, nako ufite ndyamanye n'undi mugabo akantera iyo nda. Babe. So mukayinyibiye. Ntabwo ari ukuryamana nawe ngo bihoreho. Ko iryo joro rimwe cyangwa uwo munsi umwe dushobora kubona nyine ikajyamo. Imana ni kwanga urubyaro. Baby. Buriya impungenge za mama wawe, umuryango wawe muri rusange, njyewe urabizi umuryango wanjye bose bibereye hirya bibera hanze. Ntubaheruka mu bukwe? Ariko wowe umuryango wawe urahari kandi nanjye ni umuryango wanjye. Ese ushaka ko umuryango wacu ucika? No, ariko se ku buryo ushobora gutekereza ukumva ko umugore wawe nimba gukunda ushobora gufata umwanya nkaryamana n'undi mugabo utari wawe. Baby. Okay, ngwino hano. Ngwino. Okay, mbwira twumve. Ngwino.
ikintu ndi kuvuga ni baby ariko biroroshye biroroshye njye nawe twashaka umuntu tuziranyeho twizeye ni rimwe sheri ni rimwe uri mu minsi yawe rimwe ryonyine njye nkaryama n'undi mugabo sitiri iryo jambo risubiyemo njyewe nakemera tukabana muri ubwo buryo ariko ntagiye kuryamana n'undi mugabo babe come on no stop I need to be alone no ntabwo nshaka kumvira idea zawe Shoferi koko bite sawa sina ibintu bireba umva ikanzu bite sawa waje ryari ubwo nari nkiza mu kanya bite se ahubwo ukuntu bikanze wagira ngo umaze nk'amasaha 5 wahagaze maze kuko uyu munsi noneho nizere ko nta dukuru gusa zabo kwitaba waje kumbeba ngo naraguye akacyayi ka mu gitondo urago ushonje n'ibintu koko kuki ukunda kumatira ibyo kunywa n'ibyo kurya ubu ase tuvugisha ukuri uretse kwihagarara ubu muri iki gitondo ushatse kumbwira ko wabyutse hari ikintu wabanje gushyira mu nda ugira ngo nava mu rugo nta kintu ndi yego hanyuma zo ukaba wumva namaze kurya singera I mean sinoga ngo umuhumuro ushaka kumva kurya ne kurya yego koko rega ubugambo bwawe bwinshi bwatuma nanjye mvugishwa ngibyo tubyemerere ariko noneho watuje ndi kubona muri iki gitondo arakonje akazima nakarangije ambo mu gitondo kumva uyu ndumva ndi mu kimodo cyiza ngiye kwirwa kimodo none yego rwose yatari hanyuma ubwo wabirangije ibyo wakoraga se cyose nyemba nabirangije cyo kwakira ndi kumwe ase ko kubundi ku cyo utanyujije agatambaro kuri iriya modoka uburindiriye ngo mbanze magere ngo Shoferi rana kwa kubona rero ngenza kukuganiriza buri munsi nkubwira utuntu twose wakanganirije ari n'ibindi wankoreye byibuze biriya niwe bihemberwa iriya modoka ntabwo ufite uburenganzira bwo kwikoraho nshinzwe gukoropa nshinzwe koza ibyombo nshinzwe no kuyitwara gusa kugira ngo hari icyo nshinzwe kindi nanjye nta kindi nshinzwe ibintu by'imodoka ntabwo bajya kuyigura ntabwo bambwiye ko bazabisubirira mu byo wari urimo nawe uravuze ngo ngende se koko ubwo ubona mba naje gutwara sebuja databuja aracyari ryari baraje twavuganye koko karumbwire rero ako koko bite ubundi nibaze ikintu nyine tubeseri ikintu niwe kubaza nyine ngiye kibise ahubwo wari wambona ntari seriye rimwe na rimwe nkarya ariko ko tubize tubireke ikintu niwe kubaza ni ikijyanye na bosi kaho nyumvire ko bosi ntabwo yaguhembye icyo ntabwo ari cyo kibazo ikibazo ni ikihe ikibazo ni uko bosi ngiye kumubura mureba kagira inka urumva natekereje ndavuga kandi mubaze ni kwa ko umarana amasaha menshi na bosi ushobora kubuza ikibazo yaba ufite ubu se kuko ariko nyine ntabwo ugumva ko bosi yanganiriza ese muri kumwe ubona yabaye ikiragi usibye kwicecekera ubundi nimba hari umuntu ukunda kuvuga ni bosi birakuruta amabusha nimba ngewe ko mugendera atajya mu modoka avugisha navuga ubwo hari ikibazo cya danje nyine hari ikibazo gikomeye ni ukuri kubera ko ukumva nimeje ubundi bosi cyagiye uza naguhatiriza ibyo kurya ukabyanga hari umunsi utabimba cyagiye uza ari nijoro numvisha bosi na mabuja bari kuvuga nyine bashwana aramubwira ngo ntabwo abyara ngo yahuye ngo n'ikibazo kumva ari kumubwira ngo ntabwo abyara niyo mpamvu rero ndi kubaza mu mazi nimba we hari ikintu bosi yaba yarakugaragaje bavuga kandi utabyara bosi ariko koko udukuru twawe buriya rero hari igihe njya dushidikanyaho nawe ntabwo nkubeshya kubera ko mama wa mabuja
yirirwa mutuka bagashwana ase nk'ibyo wabyumviye utanze ego ko ubusu ngewe ndi nk'injangwe nyine akantu kose karimo nako imbere ukeneye kuzajya umenya utuntu tukureba hano twonyine kandi ibindi nshiduka byangoye mu gutwi bikiterera bikaza gaba kumva mabuje nyine mama we yirirwa mutuka mubwira ngo ntabwo babyaranaga ariko ubaha umwuzukuru ibintu n'ibyo niyo mpamvu muri iriya minsi natekaga ibiryo ntibanarye baza ku meza bagashwana nkagira ngo ni ibintu nyine bisanzwe nawe utira umasaka bari bubyirira njye narabiryaga ese ko wabimpatiraga cyo kwa cyo nyuma rakomeye nanjye narababaye ndetse ukuntu boss ari umusore mwiza ariko atabyara maze rero koko hari igihe mba numva hanakwizeye singiye kubeshya nimba uzi ko nkubeshya uzaza n'ikiganiro cy'ikubyara uri kumwe na boss hanyuma kuba wumva nganira na boss bingana iki ese si muri abagabo mwese ariko nzababwira ngaho jya mu sinkibi akabanga ngaho genda ujya mu turimo uzamara ifite rya reka nzaguha umunyuma ku cyumweru sawa kamenya kuyanago ariko uraza ko magenda Hey dear, none ntabwo ushaka kumugisha cyangwa akareba bibiriga ibintu byose mba mbikora ku bw'inyungu zacu n'umuryango nanjye ntabwo binshimishije kubwira ibintu nka biriya ariko nta yindi solution mfite mbona njyewe n'igihe wari wagize isoni zo kubikubwira nitekerejeho nabi kuki ugira isoni ndi umugabo wawe mbwira nanjye nyine bitekerejeho nsanga nta mpamvu yo kuba ntabasha kumvikana nawe nyine ku kintu tugomba gukora nimba wowe wabitekerejeho ukabona ko nta kibazo biri bugutere wabyemeye wow nta kintu nakora kugira ngo wishime wow igishoboka cyose nabikora thank you so nanjye rero nifuzaga kugusaba imbabazi ahubwo tukareba ese wowe byagushimisha kumbona niryamanye n'undi mugabo ntubigireho ikibazo so nicyo kibazo nari nsigaye ndi kwibaza baby ni nta gihe runaka ntabwo ari ibintu bizahoraho nimba wowe ntacyo byagutwara wayongere rero ngomba kubigiraho ikibazo so ndahari mu bintu byose tugomba gucamo ndahari ku bwawe thank you so much ahubwo nibazaga biragenda bite ahubwo ikintu cy'ikibazo gikomeye rega sobanye ibi bintu nubwo mba mbikubwira gutya nanjye ntabwo byoroheye kandi urabizi ukuntu ngukunda utumva mbikubwira ubona nabishishikayemo ariko ndagira ngo byibura mu muryango amahoro aboneke ikibazo si umugore wanjye ikibazo ni njyewe sibyo ndabizi ko nawe bitakoroheye ibi byose uri kubikora kukunyubaha ariko nta yandi mahitamo ciri birangoye nanjye wabonye umaze iminsi ubona ukuntu ntaryama ngo nsinzire ariko tugomba kubicamo ntabwo binyoroheye birandemereye n'undi muntu nabibwira ntabwo yabyumva ibyo ni ibintu nyine bigomba kuguma hagati yacu even niyo yaba ari inshuti yawe ntabwo ugomba kubimenya yaba iyanjye okay so
nyine biragenda bite umuntu ninde azaturuka he azava he ni muntu ki urumva nanjye nkeneye sekirite kumenya si umuntu tuzabonana muri ubwo buryo ni muntu ki ni umuntu nyabaki nkamumenya nanjye mba ngomba kurinda seve yanjye. ibyo bintu rero nabitekerejeho nsanga ntabwo twajya mu bantu tuziranye ba hafi. Yego Diane urabyumva ute? nkongi brother nagutindiye ariko se mwana ibi bintu byawe mwese usubiye gukora ibiki kandi ibi bintu muganga yarabikuje mwese ubu ngubu koko biriya bintu ntago mwana kuki uhora ufata risike za feke muvandimwe no risike ikwiriye irakunanira ariko iza feke zikwangiriza ubuzima kajoyininga iyo rero byandenze noneho gute byandenze. Uribuka twabiganiriyeho se? Rega risike zirarutana Rwema. aha bwiza Tuzabona warahiriwe n'urushako umugore wawe mumeranye neza mwarabyaye nimumaze kugira bane. aho ibyo ngibyo ntukabyiteye ibyo ngibyo erega hari n'igihe banapfa Oya ntibagapfe naho ubundi byabaye byinshi noneho. rero jya umenya yuko ibintu byose bishoboka ushobora kubagira bagera mu myaka 15 bose bakagenda Ntabwo isigara ari uko nari nyikunze baranabizi babinkuyeho barabimbujije. Ahubwo uribuka ibintu duheruka kuganira ubushize byo kubyara n'ibiki. Narebye abakaritasi bose tuziranye ndeba ukuntu uri inshuti y'umuryango ndavuga we ntabwo byakunda wowe uri nk'umuvandimwe uri nka murumuna wanjye. Nafashe umwanzuro umeze ute se kandi nafashe umwanzuro n'ubundi byose ni kimwe. ibiki se ibiki Narebye basumani ndeba abandi abo bose duhurira mu kazi nsanga nkwiye gushaka umuntu wakorera gahunda ari umuntu ntafite ahantu mpuriye nawe byoroheje. ariko n'ubundi nibyo Yewe natekereze kuri wa mushoferi wanjye Rumasa. hari ukuntu ujya umubona se ukabona Oya si ibyo niyo yabikora umugore wanjye agatwara iyo nda bikarangira nyine bikarangira nkanamwirukana kuko ntago na siporo utakumureba mu maso yanjye mbizi ko yaryamanye n'umugore wanjye. Ibyo bintu urabyumva wowe? mbese nta bundi buryo byanyuramo Nta bundi kuko none se ba hakimu sinamubwira ngo reka uramuzi bara bose ni abashurashuzi. ariko twabitekinika gutya ahubwo we akajya yishinza icyaha kugira ngo azakwinjire mu buzima wabitekinika sheri wawe akamwishinzaho kandi abasore b'iyi minsi abana b'iyi minsi so barabayobewe. Oya byo kumwishinzaho bishobora kuba birebire. Ngiye icyo ndi kukubwira ni iki ndashaka kumuha amafaranga nkamubwira nti nkukeneye iyi serivisi ikarangira nkanamwirukana. ariko se ako kantu wagatekerezaho neza none bahise tukabikora kuriya sheri wawe akagira ukuntu abigenza akamwinjirira gake gake cyangwa se reka tugumane uwo mugambi nabwo nta kibazo. Uri umuvandimwe mwiza yewe ndabikunda kunshyigikira n'umugore wanjye nabimuganirijeho byabanje kugorana urabizi ntabwo ari ibintu byoroheje ariko yarabyumvishe igisigaye ni ukuganiriza uriya musore